yanabeshya ahubwo kugira ngo anayarye rimwe na rimwe hari igihe abeshya ubona ko nawe bagakora ikintu bagahimba amafaranga agomba gusohoka kugira ngo barye n'ayandi arenga kuri wa mushahara nayo bayarye nizo nambara izo nambara aho ngaho heshe no zituruka ariko icyo rero nayibayemo mbese uburigonde bwose ngira umvuga butumwa yigize kuza aza kwitangisha iwacu ku rusengero cyangwa noya nta maturo nkeneye uratangisha yiki sinayagutumye yareke uritangisha yiki igisha gusa ijambo ry'Imana yamaze kubwiriza agiye kwitangira mpita amaguruka ngaho ya rimwe na rimwe nagiye abaturage baba batarabimenya cyangwa abantu ariko izagiro zijyana zifunguka sibyo ra rero washaka nazibabwira ko bakazimenya yego tubwire rwose reba urwa mbere ni mu karere ka Gasabo bafunguriyemo insengero enye Paroisse Catholique Saint Raphael ni muri Jari rwose paroisse yanyu namwe bayikinguye abantu b'Ijari buriya Katolika nayibayemo ariko ndayemera ikintu mbemera kize mbemera ko ibintu bijyabo uzarebe yagiye gufata hostia Eucharistia no mu rusengero buriya mu rusengero muri kiliziya nta muntu witaba telefone na kare buye niyo ugiyemo ukitaba telefone uzikomenya ntarumva inasoneramo ubundi kiranazira kiliziya barayubaha iyo ugiyemo buri ukicara nakongera usohoka misa yuko usanga abantu basohoka mu biriziya baba atari abakatolika ntago ari bo n'abandi baba bagiye kuvumba na telefone y'isonyo batabatuye uyu ntago ari uwacu ariko twebwe insengero zacu usanga buri wese ashaka kwirukira ku ruhimbi narureke intebe barayikubita akayibaraza ikagwa nta nubwo yayegura telefone irasona akagenda yirukanka nk'umuntu we ahubwo yitabiramo aho ngaho ayitabira mu rusengero agasohoka yitaba donc twitwa ngo turabanyamwuka ariko babanyamubiri hanyuma niho ubuyobe bwaturutse buraza butavuga ko intambara nako imperuka izaba mu 2000 none bufata ya matorero bufata kiliziya gatolika bufata abarokore bufata DPR bufata abantu bose baravangirwa ntibaraye muri stade se mu 2000 umurokore arakwiba no mu rusengero arakwiba telefone abahame yabo rero mbemerera icyo abagatatu nemera buriya urakumva n'abasilamu burabemera gupfira n'idini yabo akemera kishami gisasu munda urakumva amahame yabo akakubwira Muhammad akemera akamupfira ariko twebwe abarokore twitwa turanyamwuka dufata satani tukamutisha Yesu hanyuma muri Nyarugenge afunguwemo insengero ebyiri za DPR rwose DPR yakoze icumutwe mu minsi ishize RGB yagaragaje imiryango yari yasabye 116 ariko bemeyemo 19 yonyine. Yesa kananya gusoza wadukurikiye ku Isezerano TV n'ibyagaciro gakomeye cyane kubagarutse ku bana tumwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel twiciye kuri Novaland Hotel Igasogi. Ni hotel nziza cyane ushobora kuruhukiramo we n'umuryango wawe cyangwa se ushaka kwiruhukira bisanzwe nawe waza ukayiruhukiramo. Ni ahantu heza kandi ushobora kuba wakorera inama, hari sale y'inama cyangwa se ushaka gukoresha n'ibindi birori nk'ubukwe. Ibyo byose izo service wazihasanga. Ndi kumwe na Pastor Nshimiye muri iki kiganiro. Pastor makuru. Ndashima Imana meze neza. Imana ishimwe. Meze neza muri iyi minsi nahanzweho n'umwuka. Imana yamaye kujya nsobanura inzozi. Inzozi. Ari sanzwe ngufite ura mwuka. Wari sanzwe ufite ira mpano? Ubundi gusobanura inzozi ni impano. Jewe buriya mamagarwa. Imana yari yampaye impano zikomeye. Ya mbere impano yo guhanura. Fidele nagiye gusenga amasengesho 3 ari indwaye. Impano yo guhanura. Impano yo gukora ibitangaza. Impano yo kwerekwa. Impano yo gusengera abarwayi. Niyo kurobanura imyuka kuyimenya. Mbanje nta muntu wamvangirirwaho. Mu kurobanura imyuka rero arimo no gusobanura inzozi. Bura gusobanura inzozi n'umwuka kwawo. Pastor abantu bashaka kumva ati Imana yampaye impano yo gusobanura inzozi. Anavatse ko inzozi tuzirota ari ibintu biri aho ngaho. Inzozi zivuze iki ku buzima bw'umuntu? Buriya rero buriya niba hari ikintu gikomeye abantu bagomba no kwitondera. Yego. Ni inzozi. Buri Imana igeze ibwira Mose, raba ngo Mose wowe ubwawe nzajya mvugana nawe imbona nkubone. Abandi bose
nzajya avugana nabo mu nzozi no mu mayerekwa. Ariko cyane cyane buriya inzozi nibwo abantu butavangiye. Buriya Evode nurota ukarota ibintu ukabyibuka neza uzabitindeho. Buriya inzozi nibwo bahanuzi burutango kuvuga ngo Uwiteka ngo aravuze ngo n'ubuhanuzi nyabwo kabisa. N'ubuhanuzi nyabwo ndakumirwa ndakuka. Njyewe iyo ndose nkarota sindota inshuro nyinshi. Sindota inshuro nyinshi. Ariko njyewe iyo ndota ari ikintu Imana igiye gukora. Ariko pastor hari abantu barota cyane nanone ugasanga ukumva n'ibintu yarose ni ibintu. Nyine ibyo ngibyo nabyo ntacyo babimaze ibyo ngibyo. Byo kurota buri segonda. Wabwirwa n'ikiro ko inzozi warose no inzozi z'umumaro. Hanyuma rero bizanzozi nazo iyo bimeze urotaguzwa. Babishaka ngo usengerwe kugira ngo unaho n'umwuka wawivangavanze. Harimo n'umwuka wa Satani n'inzozi bivangavanze. Bidafite nico bivuze bimwe biri aho ngaho. Ariko rero ahubwo icyo gihe nabwo ububoshye. Bishaka ngo bagusengera Imana ubuhoke. Yego. Aha pastor reka twigarukire ku bintu byacu by'amatorero. Ejo bundi nabonye muri Anglikani ibintu bijya bityo nabo birashindikanya. Ubundi Anglikani ni itorero tutajya twumvamo induru. Ariko muri iyi minsi numvishe harimo ibintu naho bidasobanutse. Harimo mu bishop ngo wa diocese yashyira yagize gutya haraba kunungo yahagaritse abapasteri bakaba bafite ukuntu bari baramureze ko afite ukuntu ngo ibintu by'imitungo bitahagaze neza. None nayo numvishe ngo baramuhagaritse. Yarega buriya ibintu byose biba byapfiriye mu mutungo buriya. Ibintu byose biba byageze mu mutungo ibintu byose birapfa. Management y'umutungo ibintu byose birapfa. Amatorero menshi uzajya kubona ukabona atangiye kujyamo ibibazo. La majority biba byapfiriye ku mutungo. Kuvuga ngo umwuka baba wimuye bagiye ku mutungo. Rimwe nibwo asanga wa muyobozi ashaka kurya wenyine nashaka guha abandi nabo ngo barye. Icyo gihe rero iyo byagenze gutyo umutungo uzare na pastor arimo gufungwa muri iyi minsi cyane ni umutungo n'amafaranga. Umutungo rero iyo byageze mu mutungo amafaranga agurisha umwana w'Imana urayazi wowe. Amafaranga uzi ko yagurije Yesu. None se nkubaza Judas Iskariote uzi ko ari wari umubitsi. Yari umubitsi ntiyanyurwa kurya ibyo abika ajya gufata n'ibiceri byo kugira ngo ni njyewe secrétaire général ndi DAF jewe mba hafi ye ninjiri bumutware ngenda mugeraho vuba. Sharakina wowe n'amafaranga. Ariko Yuda kuba atari yaratekerezaga ko byanga bikunze batari washe kumufata. Akashabyihora akurikije ibitangaza yagendaga akora yavuga ati iyo ko bari ibyo yari gusaba imbabazi. Ubuse Petero ko azisabye nose ntiyiyahuye ntibyarangiye undi nawe yiyahuye. No nyine gusaba imbabazi ahubwo ikibazo yari yabigambiriye. Bareka mbwire Evode muri iyi minsi ariko umuntu akora ikintu ngo ni Satani yashutse. Satani nini? Satani umutima w'umuntu. Urugova Satani se n'umukara. Satani se n'umwirabura. Gusa bagiye kumushushanya bamushushanya nk'ikintu cy'igikara. Baje gushushanya Yesu bakamushushanya nk'umuzungu. Ariko iyo tujye mu mateka twumva ko Yesu ari umunyafrika. Ariko bagiye kumushushanya bamushushanya nk'umuzungu. Bashushanya Satani bakamushushanya nk'umwirabura. Ubwo abirabura bose turaba Satani. Rero umuntu yakoze ikibi yisha umuntu bamufata ngo Satani yashutse. Ntago Satani umutima wawe. Umutima wawe niwo Satani. Ariko pastor ushyizemo akantu katari keza ngo bura ngo umuntu ngaba yashatse kurya wenyine ntaha abandi. Bivuga rero kubwo muri izi nsengero ubwo abantu baba barimo babariramo ntago bari murimo w'Imana barimo bakora. Arega buriya umurimo w'Imana se niki? Umurimo w'Imana niki? Ubu rero Evode abantu bakwiye no kumenya umurimo w'Imana. Sasekwa umurimo w'Imana niki? Dusobanurire mwigisha. Ubu rero nkubaze abayobozi b'amatorero yose hari udahembwa. Ninde udahembwa? None se niba ahembwa abakristo bo nabo baje gukorera Imana nose bakora Satani cyangwa baririmbye. Ose Evo bari baho umuririmbye mbone nigeze kubigerageza biranga. Hanyuma se warepetaga kangahe ku munsi mu cyumweru? Niba ari umuntu uvunika kabiri ni umuririmbye kabiri mu cyumweru. Noneho hari na komisiyo ijyaho nka kabiri mu cyumweru nayo ubwo si kane
wa murimbyi bo muri komisiyo ajya ariko bamugani hari abaririmbyi nyine numva bameze nk'aho bibera ku rusengero nyine kumva kuwa mbere ngo ari muri komisiyo bari muri komisiyo nyine kuwa gatatu ni repetition abari muri komisiyo kuwa gatanu agasubira muri komisiyo kuwa gatandatu repetition ku cyumweru akajya kuririmba ahubwo ni iminsi 5 ni 5 nyine sinakubwiraga none se ahembwa iki none se umukozi w'Imana none se akora satani none se kuki umwe ahembwa miliyoni 3 cyangwa 4 undi bakamuhemba ibihumbi ubwo wenda gatuvuge nka representation ihembwa miliyoni 4 yagera mu rurembo wenda bakamuha nka miliyoni 2 yagera muri paruwasi bakamuha 300 yagera ku mwarimu cyangwa pasiteri bakamuhemba 90 yagera kuri mwarimu bakamuhemba 60 none se nkubaza yagera ku mudiyakoni we agataha n'umurimbyi agataha n'umukristo agataha utari umukozi w'Imana muri abo bose nindi ahubwo se ukora imirimo y'Imana nindi ikomeye ni representation nakazagira na administration gusa iri urakumva kandi abafite imodoka abafite essence abafite inzu abafite buri kimwe cyose inyuma y'umushahara kuri miliyoni 4 akajyaho n'ibyo indamunite nazo zigatwara nka miliyoni n'igice cyangwa miliyoni 2 zikaba miliyoni 6 nazo nkubaza ni ukorera Imana wenyine cyane we yumva wenyine nasabana abakoze nagara abakoze b'Imana donc simvuze ngo babeho nabi nibabeho neza ahubwo iyo babisaranganyije bya bintu bituma amakimbirana atazamo hembwa miliyoni 2 nibura mwarimu nawe wo hasi umuhe 200 pasiteri kwazaje no gusezeranya umuhe 400 mushumba wa paruwasi umuhe 600 gusa amafaranga yabonekara niyo sava he kandi uyarya wenyine no ufashe indamunite zose ukaziha zose nawe urembo ukamuha izindi n'uwahe ukamuha izindi no se nkubaze niba wihinzu ugakodesha inzu y'ibihumbi 600 pasiteri ukamuhemba 80 kandi we ninzabamo ayishyurira ubwo se utari umugome Ewe kakubwire isi ni ikintu niyo mpamvu rero yewe buriya wafunze amatorero yarakoze kubera hari ibyo arimo kugenda aca burya urakivuze bitanumva ko isi ibayeho ku ikinyoma cyonyine njyewe impamvu bikubwiye nuko nabibayemo kandi twitwa ngo turi ku murimo w'Imana utari ku murimo w'Imana n'inderera aho ngaho kandi wasanga akamanuka hejuru agutokinga wowe hasi aya ntago mwakoze repese akanaguhagarika kandi we amanyanga afite ni menshi n'amaturo yabaye yanabeshya ahubwo kugira ngo anayarye rimwe na rimwe hari igihe abeshya ubona ko nawe bagakora ikintu bagahimba amafaranga agomba gusohoka kugira ngo barye n'ayandi arenga kuri wa mushahara nayo bayarye nizo nambara aho ngaho heshi niho zituruka uriko icyo rero nayibayemo mbese uburigondi bwose ndabuzi niyo mpamvu buriya ryewe mu buzima bwanjye nanga kubeshya urakumva transparency baba niyo nkunda mu buzima bangewe n'abakristo barabizi bari banabizi kwanza jewe n'abantu tubana bose barabizi nkunda kuvuga ukuri umucyo iyo amaturo yabuze abantu baza kubeshya ngewe umvuga butumwa yagize kuza aza kwitangisha iwacu ku rusengero ndamwana oya nta maturo nkeneye uratangisha yiki sinayagutumye yareke ritangisha yiki igisha gusa ijambo ry'Imana yamaze kubwiriza agiye kwitangisha mpita amaguruka ngaho ya senga witahire amaturo nayo nagutumye urashaka yiki ko nayo nkeneye nta maturo nkeneye ayo maturo y'ikinyoma ngo nimutanga amaturo yishimwe ibambutse hehese ibambutse uruheruza nasije kurwanya amaturo kandi hayahese amaturo twayatse amaturo agomba gutangwa mu z'Imana andi yandi yo ku ruhande abari ikinyoma no kubeshya ngo mutange ngo amaturo yishimwe ngo ayo kubambutsa ngo ayo kubambutsa umwaka icyo ni ikinyoma kiba cyambaye akwambutsa umwaka se uruza ngo utawambuka ntuzayatanga ndege utawambuka uzapfa ariko evo watanze amaturo yishimwe watanze amaturo umutima ukunze watanze amaturo y'icyacumi mu kanya bakwatsa amaturo yo kugura imodoka y'umushumba bakwatsa amaturo yo kugura kwishyura sare bakwatse amaturo yo amaye nka data yo kugura ibikoresho by'urusengero urukumva umuvuga utumwa wanyuma noneho cyangwa umushumba wanyu ati noneho mutange yo kwambuka wazatahana amafaranga uzi ko wava mu rusengero wacanganyikiwe ukataha warasaze uri ngo hari abantu bacitse kujyana amafaranga mu rusengero none se nanjye sinayajyana
ntayo natwara ngere niyo mpamvu iwacu ku rusengero twaka amaturo afite umurongo akamaturo adafite umurongo ntacyo amaze aba ari ikinyoma rero no kubeshya ni kubeshya hari n'amatora amabig church yanga tuvuge amaturo makuru nimvuga ibishitsi usange nabyo bameze nka gutyo urakumva nabo basigaye bameze nka gutyo ugasanga batsa amaturo ya 10 batsa amashimwe batuye gatatu mu kandi kanya ngo paruwasi ngo irashaka n'amafaranga yangaye iyo paruwasi yashaka amafaranga yayakuye muri we mwatanze itugere abakristo bava bagacanganyukirwa rimwe na rimwe bagatuma banga Imana rero niyo mpamvu rero wafunze insengero ye harabo yahohoteye ariko nanone yaranakoze rego urimo ukubura rego ukubura buriya nyine hari ibintu by'agaciro bishobora kugendera ibigendera munase buriya ntari byo kubura ugata amafaranga kera niga segonderi imuhura yego bigeze gukubura muri office bakuburamo n'amafaranga bashira mu gikarito biba muzamu arimo kujya kubitwika abarayabonye cyokoze nabi gisambo arayazana ariko yakubuye ntabwo arazi ko akubuye amafaranga kayari meshi cyari bifaranga byinshi ari 90 kangahe 96 urumva ibifaranga byari byinshi cyo gihe byari nk'ibihumbi nka 200 y'icyo gihe muzamu araterura imbandari arazigarukana rero buri yukubura hari n'iby'agaciro bigenderamo yego urumva ariko muri Kigali hari insengero bakinguye aho niho nashaka kugira ngo tugushe wari uvuze ku nsengero uti bafunze ariko nanone barimo kugenda badohora ubwo rero abantu bari bafungiwe insengero bamaze kuzuza ibisabwa bamenye neza ko mu mujyi wa Kigali afunguye insengero 8 ahubwo bahatuye bamenye ko bagomba kujya guteranira rimwe na rimwe hari nagiye abaturage baba batarabimenya cyangwa abantu ariko insengero zijyana zifunguka sibyo ra rero washaka nazibabwira ko bakazimenya yego tubwire rwose reba urwa mbere ni mu karere ka Gasabo bafunguriyemo insengero enye eri Nyabikenke ni mu murenge wa Bumbogo abantu bahatuye rwose baje guterana rwafungutse hanyuma Paroisse Catholique Saint Raphael ni muri Jari rwose paruwasi yanyu namwe bayikinguye abantu b'Ijari ni paruwasi yani centrale ni paruwasi paruwasi Catholique Saint Raphael ubundi izi centrale nago zigira senti burya se bayita centrale gusa okay centre ari paruwasi centre ari paruwasi kandi abagatolika buriya nibo bonyine akubanza n'abaporoso harida bagifite ibintu bya kera urumva diocese ya Gitarama diocese ya Kibungo diocese ya Ruhengeri diocese ya Byumba n'abaporoso se yamaye oya ako cyane cy'abagatolika abaporoso ntago ariko kuko abaporoso kuri diocese birashoboka simbizi ariko katolika nubwo wabisiba n'ibyasiba menye n'ubwo hari nuza ngo ya Gikongoro nyine diocese ya Gikongoro kimwe bya kera urumva nubwo wafata ingwa igibaho kabisiwe ako cyo niba ari abantu bagira ibintu byabo bakabikomeza kiliziya kazi yewe buriya nuko utabizi banemera abantu bane batatu ndabemera zukuma mbemera mbemera ko bemera ibintu byabo buriya katolika nayibayemo ariko ndayemera ndabemera nkagenje mbangira ikintu mbemera kize mbemera ko ibintu byabo uzarebe yagiye gufata hostia ukaristia no mu rusengero buriya mu rusengero muri kiliziya nta muntu utaba telefone na kare buye niyo ugiyemo ukitaba telefone uzikomenya ntarumva inasoneramo ubundi kiranazira kiliziya barayubaha iyo ugiyemo buri ukicara nakongera usohoka misa yuko usanga abantu basohoka mu biriziya baba tarabakatolika ntago ari bo none baba bagiye kuvumba na telefone y'isonyo batabatuye n'agaru wacu baranakubabarira rwose ariko barababara ariko buriya mbemera ko iyo bagezemo iyo agezemo akigera muri kiliziya akubita ivi agakubita ikimenyetso cy'umusaraba agakora mu mazi y'umugisha agatera ivi agasenga gatoya akicara intebe ayibabarira adashaka kuyibabaza ingoro barayubaha ko ari ingoro y'Imana
icyo ndakibemerera. Uzarebe iyo bamaze guhazwa kwa kundi padiri abatere ntuza agiye kuzibika bose bagahaguruka bakunama muri discipline kandi ibintu byabo bazi ukuntu bikurikirana. Ariko twebwe insengero zacu usanga buri wese ashaka kwirukira ku ruhimbi narureke intebe arayikubita akayibaraza ikagwa nta nubwo yayegura. Telefone irasona akagenda yirukanka nk'umuntu we ahubwo yitabiramo aho ngaho ayitabira mu rusengero agasohoka yitaba. Donc twitwa ngo turi abanyamwuka ariko b'abanyamubiri batazi icyo bagomba gukora. Sinzi icyo mvuze niba ucyumva. Nta cyumva. Ariko bagaturika ndabemera ko ibintu byabo ndabemera kudeshapa. Gusa basohoka kiriziya. Padiri inkono y'itabi ikigoma urakumva? Ikigoma ari igiki? Ni igitabi kimwe bazinga mu itabi ry'ibirere. Urumva? Akagikubita inkono y'itabi akayishyiraho isigara nta kibazo. Akawayini kaba mu ngoro ye muri kuva ariko bo baranabyemerewe nanone. Hanyuma bataha abakristo kujya mu bapfumu nta kibazo, guterekera bakabikora. Si bose ariko benshi, la majorite nanone bake muri bo barabikora. Ariko akabona na mutima ariko yagera mu kiriziya ku munsi wo kubyara, ku munsi wo kubatiza, Mungu wangu abakabinemera n'abadive. Buriya abadive mbemerera ko mahame yabo nta muntu uyakoraho. Cyokorama abadive ikindi kintu mbemerera bazi Bibiliya, biga Bibiliya nyine, ariko nayo irimo ubuyobe. Biga simbizi ariko barayiga. Buriya waruzi ko ubuyobe bwinshi bwavuye mu badive. Ubuyobe bwo mu 2000 urabuzi ko Imana igiye gushira. Bimwe byava ko isi zaranya muri 2000 se byavuye mu badive. Iki gitabo bumva ngo ni intambara nziza, ngo niba ari intambara y'ikira igitabo cy'intambara, gitabo bakita ngo ni igitabo intambara ikomeye. Yo kiriya kizakubita abantu hasi. Buri ubuyobe wabonye bwo mu 2000 niyo baje barabuhanura. Nyine bigisha byahishuye Yohana bakafatanya n'igitabo cy'intambara ikomeye, bakigisha kugaruka kwa Kristo akagigisha nabi. Hanyuma niho ubuyobe bwaturutse buraza butavuga ko intambara nako imperuka izaba mu 2000. None bufata ya matorero, bufata kiliziya gatolika, bufata abarokore, bufata DPR, bufata abantu bose baravangirwa. Ntibaraye muri stade se mu 2000 uziza yamayinga data. Hari nabaraje ngo niba ari za boda ntibaraje za boda hanze. Ibwo n'ubwa kabiri hari nabaraje boda hanze ngo Yesu ngo araza ngo azitware. Hari nabaraje buje bazicyanye. Hari nabavuye kwa kiliziya gufatayo inuza. Ariko icyo ngicyo ni kimwe. Ariko mbemerera ko amahame yabo bayubaha pe kwisabato. Umudive nyamudive arakinga iduka kabisa. Ariko umurokore witwa ngo umunyamwuka ku cyumweru arajya guhinga. Ku cyumweru arasiba misa ajya guhinga. Ariko umudive nyamudive ku cyumweru kwisabato kwa gatanu nimugoroba agitangiye isabato funga saa 12 kuzageza saa 12 z'umugoroba. Mwishyure se urebe kayemera, mwishyure amafaranga yabike ni ku isabato. Umurokore arakwiba no mu rusengero arakwiba telefone. Amahame yabo rero mbemerera icyo abagatatu nemera buriya. Urakumva? N'abasilamu. Abasilamu burabemera gupfira n'idini yabo, akemera kishami gisasu munda. Urakumva? Amahame yabo akakubwira Muhammad, akemera akamupfira. Ariko twebwe abarokore twitwa turanyamwuka dufata Satani tukamurutisha Yesu. Satani tumurutisha Yesu. Ariko abasilamu bafata Haji bakamwereka ko ari umuntu ukaze, ni intumwa y'Imana Muhammad. Mbese umva bakamwemera cyane. Urakumva? Yego. Ariko nabo nkabagayira ko nyine bitwikira ibisasu mu nda muri bake muri bo, nabo gusa amahame yabo ari kubwira abantu ko nibajya mu ijuru bazarongora abagore b'amasugi, ngo buri wese bazamuhemba 5 umugabo amasugi. Ariko nyango ubwo haba hari condition kugira ngo uzabahabwe. Nyine umuntu wese
uzagerayo mbese agize Eh. azarongora 5. ariko hari abandi bantu bagira amahame akomeye abahamya ba Yehova ariko abahamya ba Yehova bo nta nubwo mbemera ntago mbemera ariko bagira amahame kabisa kandi amahame yabo yakomera nta kigenda ntago bavuga na Yesu sinzi ibyo bigisha buri ibintu bigisha si binabizi Yesu se ntago bamuvuga ntago bamuzi kandi aribo abantu bizihiza Pasika mu buryo bukomeye bande se aba Yehova bamwizihiza se batazi Yesu ko azatujyana mu ijuru ko urumva amahame yabo bayakomeraho ariko ibyo bigisha byo sinanabizi kabisa buriya abayehova baranshatse ni ibyo mpfa gusa ariko nabo uzarebe ivugabutumwa ryabo ni babiri kandi buriya bakora ivugabutumwa rikomeye ku rugo bo baranavuze ngo ntabwo mu insengero ntabwo bazikinze bavuze ko bakinze amazu ariko ubundi ntabwo ngo bagire insengero bavuze ko bakinze gusa inzu niba ari ikizibonanira ni amazu y'amakoraniro ibintu nk'ibitame y'umuhamya niba ari y'ubuhamya niba ari y'abahamya ni inzu y'ubwami urukumva nta terano bagira ikoraniro ariko ivugabutumwa disikuru nicyo baba bagiye kwigamo gusa ariko buriya niba hari abantu bize Bibiliya kuruta n'abadive n'abayehova nibo bayizi cyane bayigira hese bayigira muri ayo makoraniro babiri simfite ntibagira amashuri umva sinakobeshya bakubwira ikintu ugasanga gusa nawe afata ya mirongo uzarebe n'abadive afata ya mirongo abayizi yo kuza kwirwanaho niyabazi ni imirongo nk'igihumbi abayizi ariko ahiri yose abayizi ubanza byo bamwigisha bwa mbere ariko buriya uzi impamvu bitera nuko batangira bakiri batoya batangira biga mu mitwe biga Bibiliya ajya kugerayo bibura ni kimwe n'abanuza n'abasilamu uzarebe amashuri yabo nuko ugomba kwitandira baba bamamaza Muhammad wabo waba uri umugatolika waba uri umuyisilamu ugomba witandire ariko twebweho ufite amashuri nyine ni semblable murakumva reka twikomereze kuri izo nsengero rero hanyuma twaba tugeze ku rusengero rwa kabiri urusengero rwa gatatu rwo muri Gasabo bafunguye ni Salvation Army Church ni hano ni muri Kinyinya ni Kagugu ubwo abantu bahatuye nabo bajye babona aho bateranira kuko kenshi Salvation Army urabazi Salvation Army urabazi ndabazi nyanguna kwateranira bambara n'amapeti cyangwa ntago ari burimo kuvuga uzi ko atari bo bambara amapeti Salvation Army bambara n'amapeti usanga bafite za ba koroneri ba majoro abantu nk'abo bameze nk'abadive none bo ni abasirikare nyine n'abajepi ni abasirikare cyaba ntago mbazi uzi ko nazo bateranira abana ahubwo ubwo nari ngwitiranye ariko uzi ko ari byo urusengero ntago nduzi kuko nanarurebye mu nkabona sinduzi kabisa Salvation Army hanyuma irindi torero ryafunguwe n'itorero ry'abadivaniste y'umunsi wa 7 bahano Kimironko mu bibare rero naho abantu gose ku isabato bazitegure bagiye mu isabato y'Imana hanyuma muri Nyarugenge afunguyemo insengero ebyiri za DPR rwose DPR yakoze icumutwe urusengero rwa Kimisagara ADPR Kimisagara nabi yafunguwe abantu batuye rwose bajye kuhateranira hanyuma urwa kabiri ari rwa gatandatu muri Nyarugenge ni urusengero rwa Mumena ADPR Mumena ngo ni Nyamirambo Nyamirambo rwose ku Mumena abantu bo ku Mumena bajye gusenga nagara gasengero gato cyane ariko rega bafite n'ifoto yako ziba zihari rero ku Mumena ko ndahaza najyaga njya kubabwiriza hanyuma urusengero rwa 7 ni insengero ebyiri zafunguwe muri Kicukiro yose aho ebyiri urusengero rwa 7 ni urusengero rwitwa ADPR Kabeza urahazi ndahazi hari hafi yo kubadive hafi yo kwisoko hari naho hari hafunze afite urusengero rwiza ariko narwo barufunguye rero aho ngaho naho abantu bajya kwateranira hanyuma urwanyuma ari urwa 8
ni urusengero cyangwa kiliziya yitwa Catholique Saint Ignace rwa Samudo. Ngo nawe ni muri Kanombe nyine. Samudo nawe ni Kabeza. Ignace ni hepfo. Saint Ignace iri hepfo urenze ku mucyo. Urenze ku mucyo. Ujya kwambuka ugana mu Busanza. Ugana mu Busanza. Niho ruri. Aho naho rero abantu bajye kwateranira. Urumva ko ntacyo leta ibitakoze kugira ngo urumva nyine abantu bafite ntuza rero abantu bajyaga bibaza bati ko insengero bazifunze ngo zimeze gute ko nta makuru twumva. Amakuru turayabahaye. Urumva ko hatangiye kuzamo rwose. Urumva hasigaye ni inkuru nziza. Ariko se nuzi ko ni Burengerazuba ni hehe? Ni mu Majyaruguru niho bahereye bafungura. Ni mu Majyaruguru. Mu Majyaruguru. Urumva baje mu mujyi wa Kigali. Ubwo wenda ejo bazajya mu Burasirazuba. Wenda ejo bundi bagenda mu Majyepfo. Wenda mu kindi cyumwe cyangwa mu kundi kwezi bagenda mu Burengerazuba. Ni gake nyine. Ruto ni Ruto. Arega bagomba kumininiza. Umenye neza ko mu minsi ishize RGB yagaragaje imiryango yari yasabye 116 yari yasabye ubuzima gatozi. Urumva iyo bavuze imiryango ubwo harimo insengero, harimo ama ONG, harimo na za ministry bura zose zazivanze, ariko bemeyemo 19 yonyine mwijana na mirongo 116. Urumva byo ariko buri nyinshi ushobora gusanga ari insengero nyinshi bari insengero ntabwo bari kuzemerera mu gihe n'ubundi hakirimo ibibazo. Urumva nyine ntabwo bapfa gukunda. Urumva rero urumva baraza kujya bemera nka za fondation n'ibiki inzo zidasaba ibintu byinshi. Insengero kugira ngo bakwemere urusengero rwo urusengero uzajya ubanza ugaragaze n'ikibanza na etage n'amashuri n'ivurari. Ariko nibyo ukurikije akajagari nyine barimo bashaka gucamo cyane bisaba ko kugira ngo uzagomba kuba strong wikwije akazi. Uvuge ngo mfite ikibanza gifite hegitari 2 harimo n'inyubako mfitemo urusengero rw'icyitegererezo naga kujya kubaka, mfitemo amashuri, mfitemo n'ivuriro. Wenda ayo mashuri uvuge ko utayafite ariko werekana uburyo uzayubaka. Werekana uburyo uzayubaka. Werekana uburyo amashuri uzayubaka cyangwa se iryo vuru uzaryubaka. Cyane rwose. Nibyo. Ariko ngiye pastor bafunga zino nsengero nyinshi. Ntuza RGB yerekanye ko leta yabahaga ibyangombwa mukajyana ibintu bimeze nk'amasezerano yuko hari ibikorwa muzajya mukora bifitiye igihugu akamaro. Ugasanga benshi ntago bakomeje kubikora. Ahubwo bita ku nsengero nabyo kubikora no kubanza kwiyubaka. None se wajya gukora ikintu utari wajya kubaka amashuri utagira urusengero. Ngira ko wakubaka ishuri utagira urusengero. Ariko basi baza ugura ikibanza hanyuma ubaka urusengero ubake n'amashuri. Rega ibyo ngibyo leta yo ntago ibireba. Niba yaguhaye ibyangombwa kandi ari amasezerano mwagiranye. Nyine ayo masezerano n'ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro ubukora. Hari ukwishyurira abantu za mituweli, hari ugutanga amatungo mu baturage batishoboye. Ariko ibyo byose usanga ababikoraga bari bakeya. Ababikoraga bari bakeya ugasanga ni kwa kundi bimwe twatangiye tuvuga byo gushaka kwikubira no gushaka kurya wenyine. Kandi rero ibyo leta ntago yabyemera. Kandi nanjye ari ngewe sinabyemera. Amasezerano twageranye ubundi urusengero niki? Ubundi urusengero rwaje rwo gufasha buruzarebe abamisiyoneri. Ivuga ubutumwa ry'abamisiyoneri byaje abantu batazi kwambara ipantaro riza ribambika, riza ribakorera gutya. Rero development niyo ikwiye kuba iri mu rusengero ubundi. Urusengero ukwiye kuba rufasha abaturage batuye aho hafi kwivana mu bukene, kwiteza imbere, ibintu nk'ibyo. Ariko rero yitwa ko byari byaracuramye aho gasanga urusengero rubaye kugira ngo pasiteri we atere imbere cyane. Ibyo rero nago byabamo. Yego. Pastor reka ngushimire ku bw'iki kiganiro duhaye. Ubwo twizere ko abantu bari rwose begereye aho izi nsengero ziri tubahaye amakuru bagomba kujya gusenga. Hari n'abantu wenda bashaka kuvuga ati yashobora kuba tuye nko ku Murinda ariko akavuga ati ngiye nsengera Kimisagara muri ADPR. Ubwo amenye ko nyine rufunguye atarabizi. Simbuka. Yego. Pastor reka ngushimire rero kandi dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.